ways, ambiances boom ways, tugomba kuzamuka. Twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiye Boomways Majyaruguru Amajyepfo Iburasirazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba bwa mbere rwose mwibuke gukora subscribe bangana mu kiganiro cyitwa Ubwino naho njyewe ni Gacha Henry. Amakuru yacu muri tugende tuyahere ahangaha rwose. Uwitwa Pirate akaba yaragiye akora ikiyede akora ndetse rwose n'indi mirimo ivunanye, ariko rwose ntiyabashije gukomeza amashuri biturutse kuba yuko turuka mu muryango ukinye cyane, ariko rwose akaba ashimira rwose uwitwa Farim Merci hagarariye Jazz Comedy rwose kuba yaramuhaye amahirwe maze impano ye akagenda ayigaragaza, none ubu ngubu akaba ari umwe rwose uzwi cyane hano mu Rwanda rwose. Uwo ni umwe mu banyempano bari kugenda bigaragaza cyane, kandi wumve yuko afite imyaka 24 yonyine gusa rwose. Ubu ibintu byamaje kugenda bifata iyindi ntera rwose. Witwa Bruce Melody ni witwa Remedy Ere bahuriye rwose mu guhatanira igikombe icyitwa Afrima. Iki ni igikombe rwose Afriman, iki ni igikombe gikomeye cyane kiri kugenda gihataniramo abanyempano bakomeye hano mu Rwanda ndetse n'abandi benshi batandukanye neza cyane, ariko kumve yuko 1:55 AM gutandukana kuko bifite ishingiro nta kuntu uwitwa Bruce Melody yagenda ahatana rwose n'undi witwa Remedy Ere bava mu nyubako imwe, bityo rero ntabwo byari kugenda bikunda. Iki gikombe Afrima ni icyande rwose, mureke tugende tubikurikirana umunsi ku munsi. Witwa Fresh Montana yambitse impeta icyamamare rwose cyangwa igikomangoma cya Dubai rwose. Uyu nguyu ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano ku isi witwa Fresh Montana rwose. Ubu ngubu akaba yamaje kwambika impeta umukunzi we w'icyamamare rwose ukomoka mu bwami bwa Dubai. Uwitwa Jimmy Muyumbu yongeye rwose gutera ingabo mu bitugu uwitwa Kevin Kade. Uyu nguyu ni umwe mu bantu bazi gutegura ibitaramo hano mu Rwanda rwose, kandi akagenda anafasha abanyempano kugira ngo ibikorwa byabo bigende bitera imbere neza cyane. Ekipe ya PRFC rwose n'ubu ngubu rwose ikaba yiteganijwe rwose kuzagenda ikina umukino wayo rwose wa Champions League ya Afrika rwose ikipe yitwa Pyramide, ariko umukino wabo rwose wongeye kwimurwa. Ibi ngibi ni ibintu biri kugenda biterwa nuko imikino yaba bombi rwose bifuza yuko bagenda icumwa gakeya rwose neza cyane. Madagascar yahawe imibiri y'abaturage bayo nyuma y'imyaka irenga 128 ibitswe mu Bufaransa rwose. Abantu bari muri Madagascar rwose bakaba baciye bishimira yuko base bamaje kugenda babona imibiri y'abantu babo yari ibitswe hariya mu Bufaransa neza cyane. Uwitwa Mitsutsu rwose akaba yamaje gushwana n'uwitwa Kirezi. Uyu nguyu ni umwe yagiye yambika impeta, bityo akagenda avuga yuko ngo ari umwe mu muntu rwose ugije gusimbura uwitwa Nana, ariko rwose icyo wagenda umenya nuko uyu mukobwa witwa Kirezi akaba rwose yarashakaga agatwiko, ariko icyo wagenda umenya nuko umukunzi we atigeze abyishimira, bityo rero bituma uyu nguyu rwose witwa Kirezi ahita ashwana n'uwitwa Mitsutsu turutse ku mudi ya siporo rwose neza cyane. Na Mitsutsu akaba yaramaze iminsi arwaye neza cyane. Uwitwa Sebwato yongereye amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Uyu nguyu akaba yarari gushakishwa n'amakipe akomeye cyane yarimo rwose APR, Rayon Sport ndetse n'ayandi makipe akomeye cyane. Abakinnyi bo muri Premier League ni shampiyona y'Ubwongereza barashinjwa rwose kugira ikintu bagenda bagana ku mukino cyangwa batekereza yuko umukino uruze kurangira bakabigena rwose. Ibingibi ni byo bakunda kwita betting rwose, iri mu Bwongereza bamaje nabo kugenda bigaragarwaho rwose neza cyane. Ekipe ya Rayon Sport rwose ikaba izakina umukino wayo wa shampiyona hamwe n'ikipe ya Kiyovu Sport rwose. Shampiyona y'u Rwanda Premier League ikaba yamaje gusohora rwose ko amakipe azagenda akina 2025-2026 rwose nuko biba bimeze. Uwitwa Kasambugu Andre akaba rwose yahamije yuko rwose ikipe y'Amavubi atoza atazatsinda igihugu cya Nigeria. Ibi ngibi bije nyuma yaho rwose ari kugenda yitegura kuzahura n'iyi ekipe, nuko ibintu biba bimeze
Pele Stadium ntabwo rwose izagenda yakira imikino rwose ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup rwose iyi stade ikaba yamaze kugenda yeremenwa gakeya rwose nuko ibintu biba bihagaze. Umusifuzi wo muri Tunisia rwose yakomerekejwe ndetse n'abafana b'aya makipe nuko ibintu biba bimeze rwose hariya muri Tunisia. Abasifuzi rwose barakubitwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu n'uyu nguyu akaba yagiye akomeretswa ku buryo bukomeye rwose nuko ibintu biba bimeze rwose ibintu biba ari ibintu bikomeye cyane rwose. Ubu igihugu cy'Uburusiya kikaba kigiye gukora urukingo rwa virusi itera sida rwose. Ayo ni amakuru aba ari kugenda asohoka umwanya ku mwanya rwose umunota ku wundi. Twebwe natwe tukaba rwose turi mu bambere bahita bayabagezaho rwose 5/5. Umubare rwose w'abanyamerika basaba ubuhungiro rwose cyangwa rwose kujya mu gihugu cya Canada umubare ukomeje kugenda wiyongera umunsi ku munsi. Abantu benshi bari kugenda bigira muri Canada biturutse kuba igihugu cya Amerika kiba rwose kirimo ibintu byinshi cyane by'akavuyo gakomeye cyane. Denmark rwose yahamagaje intumwa y'Amerika rwose ku birebana n'ibikorwa byayo uburyo rwose ngo bakomeje kubangamirwa uburyo bukomeye ngo abahereze ubusobanuro ko bashaka gutwara rwose ikirwa cyitwa Greenland rwose. Iki ni ikirwa gikomeye cyane cya Denmark ariko Denmark ikaba rwose yamaze kumuhamagaza ngo atange ubusobanuro nyabwo rwose nuko ibintu biba bihagaze neza cyane. Mu majyepfo abarenga 1600 bafashwe mu mezi 6 bangaba rwose bakaba bakekwaho ikijyana n'ubujura rwose bakaba bakekwa yuko ari abajura nuko ibintu biba bimeze mu ntara y'amajyepfo hano mu Rwanda rwose. Icyogajuru cya SpaceX cyo cyamaje rwose kugera mu isanzure rwose mu ishusho y'icyenda rwose. Ni ibintu cyagiye bishimisha abantu kubona iki cyogajuru rwose kigenda cyongoga isi. Uwitwa Balthazar Ingonga uyu nguyu rwose yafashwe amwe mu mashusho n'amavideo rwose arenga 400 asambana n'abagore rwose. Ubu amaje gukatirwa imyaka 8 y'igifungo nuko ibintu biba bimeze hano ku mihanda. Amakuru yo aba ari menshi kandi agenda asohoka umunota ku wundi isaha ku yindi rwose. Nawe rwose ntuzigera na rimwe ugenda nimba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro udakoze subscribe ariko nimba waranayikoze rwose wibuke gukora share kugira ngo n'abandi bajye bagenda bamenya amakuru yacu ku munsi rwose. Aya makuru yacu mureke tuyakomereze ahangaha rwose n'ahandi ni ku musore witwa Gikoko on music. Uyu nguyu akaba azwi ku mazina ye nyakuri witwa Muneza Saidi, akaba yareze indimi n'ubuvanganzo rwose ku kigo cyitwa GAS Nyarubuye giherereye muri Kageyo muri Gituza muri Gatsibo rwose mu murenge wa Kageyo mu karere ka Gatsibo. Ubu rwose akaba ari umwe mu basore bakuye impamyabumenyi rwose mu bijyanye n'indimi n'Ikinyarwanda French ndetse na literature rwose indimi n'ubuvanganzo nibwo yagiye yiga. Nyuma yaho ahita yinjira mu muziki rwose. Yasoje 2019 2020 ahita yinjira mu muziki nabwo rwose yagiye asohora indirimbo yitwa mu mabide. Uyu nguyu akaba aherereye mu nkambi y'Inyabiheke mu murenge wa Gatsibo mu karere ka Gatsibo rwose neza cyane muri quartier rwose bakunze kwita Nyabitwamba. Muri izo quartier rwose aho ngaho rwose nuko ibintu wagenda umenya neza cyane kuri uyu musore. Ubu akaba amaje gukora indirimbo nyinshi cyane harimo Kucyatsa, akabamo Abakobwa Bakunda Abagabo, akabamo Inzozi, akabamo Intare za Sarambwe, akabamo Bomo rwose yitwa mu mabidi rwose. Izo ni indirimbo yagiye akora kandi rwose akaba ari umwe mu banyempano rwose bari kugenda bigaragaza ariko muri iyi minsi bakaba rwose barakanzwe kubona umuziki una sponsor ubamo rwose bikagenda bituma uyu musore agenda acika intege ngo ariko mu gihe kiri imbere agiye kugenda rwose yongera agaruke muri uyu muziki. Ariko ikindi wagenda umenya cyo rwose nuko ubu ngubu
akaba aherereye mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze rwose mu minsi iri imbere agiye kongera rwose agaruke mu ruhando rwa muzika hano rwose neza cyane. Nawe niba uherereye mu ntara y'uburasirazuba rwose wibuke gukora subscribe kuri channel ye rwose, nta yindi ni Gikoko Official. uragenda uhasanga indirimbo nyinshi cyane kandi zagiye zikundwa n'abantu benshi, kandi ikindi wagenda umenya cyo rwose nuko mu bintu bijyanye no mu buzima busanzwe rwose nta kintu na kimwe yanga gukora atitaye kuba ngo ni icyamamare, rwose akazi kose aragenda agakora. Rero nawe nimba uri umusani cyangwa wigira umuhanzi, cyangwa nawe nimba uri umwe mu bantu baba influencer, nawe rwose ugire ikintu umwigiraho, bityo nawe rwose ugenda ukora buri kintu wumva yuko cyagera kikuzanira inyungu. Gikoko on music cyangwa umwite mu mabide, uyu nguyu ni umwe mu banyemana rwose u Rwanda rufite, ariko rwose batazi ikintu kiba kimurimo. Uyu nguyu rwose wagenda umukoresha mu birori byawe, nimba wakoresheje ubukwe, cyangwa nimba nanone hari gahunda yo gukangurira urubyiruko kureka ibiyobyabwenge ndetse n'izindi gahunda, rwose mwagenda mumwitabaza rwose akagenda ababwirira rumwe mu rubyiruko rugenzi rwe, rwose akagenda banamwumva neza cyane, dore yuko nawe rwose akiri mutoya ariko rwose atari gito mu bijyana n'ubuhanzi rwose n'ubugeni. Uyu nguyu ni umunyempano rwose, akaba ari umwe mu bantu bazi kwandika indirimbo neza cyane rwose. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha kuri uyu muyoboro, nta muntu kuri Boomways, naho njyewe yabigaca on Richard Route, ndabakunda cyane.